ibintu tutexpectingaga mu bantu b'abasini. Hari igihe abantu bakeka ngo ni showbiz uko tuvuga byose ntabwo ari ikirwa naho ukuboko k'ubutabera kugerayo murabizi bibihiriza abantu. Kandi buri ikibabaje kiri muri biriya ni uko uruhande rumwe ruba rufite abarufana n'urundi rufite abarufana. Noneho wowe uri kuba umuyoboro wo gukimbiranya abantu. Umwe abavuga undi akabinyuza kuri radiyo undi akajya ku yindi. Abantu bararambiwe bamaze no kubihaga. Ukibaza umunyamakuru agomba kuba, turabizi neza ko umunyamakuru agomba kuba intangarugero, ntakwiye kuba umusemburo w'amatiku, ntakwiye kuba umusemburo w'amakimbirane, ntakwiye kuba umusemburo w'ikibi cyose gishobora kuvaho bishingiye ku magambo yavuze n'uwo yavuzeho. Amakimbirane yadakumiriwe, gushyamirana nka kuri iyo bidakumiriwe birangira bibaye ibyaha. Kandi kuvuga ibintu ku muntu, ibintu bishobora gutuma agirirwa nabi n'abandi bantu n'urundi ruhande, ni ibintu dusaba abantu ko babyirinda muri social media, ni ibintu dusaba abantu ko babyirinda muri showbiz, ni ibintu bitazihanganira. Turareka abantu bidagadure, bisanzure, baseke, hariho inzenya bashyiramo, ariko bitangiye ku bintu bya character assassination, umwe undi iki, undi agaragaza uruhande rumwe urundi, ntabwo tuzabyihanganira. Usibye kuba banakoresha imvugo zikakaye zishobora gushyamiranya abantu ku rundi ruhande, batesha n'agaciro itangazamakuru yabo. Njyewe ntabwo ndi boss wariya abantu. The next day ntabwo wavuga wateguza part 2 ngo ugaruke, waba wagiye. Sinzi rero niba ariyo editorial line ya biriya binyamakuru, editorial line y'amatiku yo gushyamiranya abantu, simbizi. Turabihanangiza rwose, barashobora gukoresha ziriya mvugo. Hari ikintu rimwe njya nibaza, nkavuga nti wa mugani uriyo batashye babwira abana babo ko biriwe mu biki. Buri umwana wawe wamubwira ati wa mwana uzareka amatiku, buri wamubwira ati wa mwana wereka amatiku, jya ureka gutikura n'abantu, wirirwa uyapromotinga kuri radiyo. Ikintu mbabwira, bibuke ko bafite social responsibility, bafite responsibility sociale. Iyo uvuze responsibility sociale, tuvuga ko bagomba kubaha ababareba, bubahe ababareba, bubahe ibyo bavuga. Ikindi cya gatatu nsorezaho, ntabwo kuba ufite igitangazamakuru biguha ubuhangange kuba igitangaza cyo kumva ko ugomba kugenda ugasenya umwe undi agasenya undi, kuko wa muntu usenya hariho ababisenyerwamo, hariho n'abandi bari victim. Ikindi, ntabwo bivuga ko amategeko kwihisha mu mwuga w'itangazamakuru nta kibazo, barawihishamo, bakora amakosa y'umwuga, ababibaza bazabibabaza, ariko hari igihe bazatera intambwe bakarenga umurongo utukura, hanyuma ubwo icyo gihe natwe tuzaba turi hafi tubakirize yombi. Hari abantu bajya bavuga, hari umuririmbyi niwe wavuze ngo ntituri abacu ngo twigenge. Iyo tuvuga ngo ntituri abacu ngo twigenge, turimo. Niba waremeye kuba umunyamakuru, ni ukuvuga ngo ntabwo uba ukiri iwawe. Hari ibintu ugomba kwigomwa no kutavuga cyangwa no kudakora, kubera ko hari abantu bakubonamo icyitegererezo cyangwa n'umwuga wawe. So abagabo rero nyine mubahe ubwo butumwa ko bagomba kuzirikana no kubaha sosiyete bakorera, kuko biriya byose bakora si ku bwabo ni ku bwa sosiyete. Bagomba kwirinda amakimbirane, ntibagomba kuba umusemburo w'amakimbirane,
ntibagomba kuba umusemburo w'amakimbirane, kuko bariya bantu bafite ababakurikira, hariho n'ababafana, hariho n'ababakunda. Iyo rero utangiye guhanganisha abantu ntabwo etikali, ntabwo aba ari byo. Ngira ngo ubwo butumwa burasobanutse, ndetse sinabariya gusa n'abandi bashobora kuba bakora nkabo nabo turabihanangiriza. Si ukwivanga muri social media, si ukwivanga muri showbiz, ariko niko kazi kacu ko kuburira no gukumira. Muzi ibyari bitangiye mu minsi ishize byararangiye, byari mu bahanzi bisa nk'ibyacururutse, ariko turakeka ko bitazanagaruka. Ubu biri muri siporo, oya ntabwo tuzabyemera, ntituzabyihanganira. Showbiz cyangwa siporo ntabwo ari ikirwa, ukuboko k'ubutabera byanze bikunze bibaye ngombwa kubageraho. Murakoze. Ubutumwa mu bumpere umugabo witwa Muramira Regis na Sam Karenzi, ubabwire ngo turarambiwe pe. Rikati umugabo witwa Muramira Regis na Sam Karenzi, ubabwire ngo turarambiwe pe. Abantu bararambiwe, amakimbirane yadakumiriwe, gushyamirana nka kuri iyo bidakumiriwe birangira bibaye ibyaha. Kandi kuvuga ibintu ku muntu, ibintu bishobora gutuma ngira ngo umuvugizi wa RIB Murangira Bitsiyeri aradutumye, reka kandi ubu butumwa tubugeze kuri bene bwo Sam Karenzi na Mr Regis Muramira. Ngira ngo ni igihe kinini, haciyeho igihe kinini n'umuvugizi Murangira yabivuzeho wa RIB yuko aba bagabo cyangwa se bakomeje n'ubundi gushyamiranya abantu. Mwibuke yuko aba bagabo ni abagabo bakunzwe kandi ni abagabo bari mu bushorishori muri siporo ya hano mu Rwanda. Nk'uyu Sam Karenzi muzi igikundiro afite mu bafana b'amakipe agiye atandukanye, bamwemera nk'umusesenguzi ukomeye. Aba bagabo rero bafite abafana, bafite abakunzi benshi. Hari uruhande rwa Sam Karenzi, hari uruhande rwa Regis Muramira. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo ari abantu bashyamiranye, ni ukuvuga ngo bafata ziriya mpande ebyiri zibahedinze cyangwa se zibakurikira, barangiza bakazikomanya imitwe. Ubutumwa rero bwa Dr Murangira Bitsiyeri, umuvugizi wa RIB, aragira ati showbiz si ikirwa ubutabera budashobora kugeramo. Showbiz n'ukuboko n'ubuyobozi cyangwa se RIB irahagera, iri gutanga ubutumwa rero ngo bareke ibintu nka biriya. Yagaye cyane n'umukoresha uriya Muramira, akavuga aho yavuze ati ni gute umuntu w'umukozi ateguza iyindi episode, aravuga ati ngewe ari nkanjye rwose ntabwo yakongera kugaruka mu kazi. So ubutumwa rero bwa Muramira, ubutumwa cyangwa se bwa Dr Murangira Bitsiyeri, aravuga ati ibyo bintu mubireke, mubihagarikire aho ngaho. aranavuga ati se koko nk'abana muzabigisha iki? Kuko nk'abana babumva kuko bagira ati iki? So rero reka ubutumwa tububagejejeho,
mwa bagabo mwe turabemera, mwa bagabo mwe mu busesenguzi bwanyu turabwemera, ariko kandi mukwiriye namwe kuturaga ibintu bizima, apana ibintu bipfuye, apana ibintu byo kwirirwa muturogesha ibyo mwapfuye. Mukomeze mubane natwe.